Reka tubasuhuze inshuti bavandimwe muri kutureba kuri televiziyo nshyashya, televiziyo yitwa Rabagirana Family TV. Uyu ni umurongo mushyashya mugiye kujya mukurikiranaho amasomo menshi, ibiganiro byinshi. Mu by'ukuri ni umurongo uzigihe, ubundi mu by'ukuri abasanzwe batuzi tumaze igihe kitari gitoya twigisha ijambo ry'Imana, dutanga amasomo menshi. Muziko abatuzi neza, muziko twanditse n'ibitabo benshi bagiye bakunda. Ngira ngo rero wenda se iyerekwa tujye kubagezaho nubwo ryatangiye kera cyane, ariko ryashinze imizi urebye mu myaka 10. Imyaka 10 ishize rero dutangira kwigisha ndetse no kwandika ibitabo, ko hari ibitabo nabyo byabonetse muri iyo myaka 10. Abantu benshi bakomeje kutubaza ngo ni gute twabona amasomo, ni gute twabona umurongo dukurikiraniraho ibiganiro byanyu, amasomo yanyu, tukakomeza kumva icyo Umwuka Wera ari kubwira amatorero. Rero twe ntabwo twiyobora, Umwuka Wera niwe udukoresha. Rero byakomeje gutwara icyo gihe cyose mu by'ukuri, ariko igihe cyasohoye kiba cyasohoye. Benshi bagomeje kutwishyuza kenshi ni gute mwandika ibitabo nk'ibyo ngibyo bikomeye, ni gute muduha amasomo nk'ayo ngayo, ariko rimwe na rimwe bikarangira. Igihe tugezemo ni igihe cya televiziyo, ni igihe cyo kubona ibintu ku buryo bwa internet, uburyo bihoraho, tugomeza kubisubiramo. Ariko je nakomeje gusenga, twakomeje gusenga, ariko none tugira ngo dusubize icyifuzo cyanyu. Igihe cyageze rero mugiye gukurikirana amasomo. Ni mpamvu rero twabazaniye amasomo agiye kujya atambuka kuri Rabagirana Family TV. Nkuko mubyumva rero, Rabagirana Family TV ni kirero iki ni igihe gikomeye, kandi iyi ni televiziyo ikomeye igiye kubazanaho amasomo akomeye y'umucyo. Urumva iyo habaye kurabagirana ni umucyo waje. Tubazaniye umucyo mwinshi w'ijambo ry'Imana, kandi umucyo w'ukuri ninde? Ni Kristo. Umucyo ni Kristo. Ibyo tugiye kuvuga byose biri centre kuri Kristo, ko Kristo niwe jambo ry'Imana, Kristo niwe Mana, Kristo niwe byose, niwe byose. Rero bavandimwe, muzanezerwa, muzishima. Impamvu rero ari Rabagirana Family TV nuko ni umuryango, kandi ndashimira ko iyerekwa dufite ntabwo ari ibintu by'umuntu ku giti cye, ahubwo ni iby'umuryango w'abana b'Imana muri rusange. Naje gutangazwa n'amasomo nagiye ntanga mu minsi iri imbere, cyane ubwo nagiye ntangaza ibitabo bimwe na bimwe twari tumaze gusohora. Ubwo twatangazaga ingingo zimwe na zimwe, abantu benshi baravuga ati ibyo bintu uvuze natwe Imana yabitubwiye, natwe twa tubifite mwiyerekwa, ati komera. Imana ishimwe cyane. Ndabahamo ingero zimwe na zimwe, ndetse nk'abantu bagiye bumva ibintu bya Edeni mu Rwanda, abantu bagiye bumva abaheburayo, uburyo abanyarwanda n'abaheburayo. Nkivuga ibyo ngibyo, bamwe bagiye bavuga, bamwe bati wasaze, ariko nari gutangazwa nuko hari abandi bantu benshi cyane bari ku migabane itandukanye bagiye bavuga ngo iryo rekwa natwe tumaze imyaka itari mike Imana iduhaye, ariko kubishyize hagaragara. Rero ni umugisha ukomeye. Ubwo icyo ndi kuvuga ni iki rero? Impamvu ari umuryango nuko nubwo tuzatanga amasomo, ntabwo ari twebwe twenyine tuzakora, kuko bavandimwe igihe cyageze kugira ngo ubwami bwa Kristo bwimikwe, kuko bavandimwe Yesu rega ari hafi kuza, kandi yavuze ngo mbere y'uko aza ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa ku isi yose, ngo bubere ikimenyetso amahanga yose. Nibwo Kristo ngo nibwo imperuka ngo izahera kwize. Rero bavandimwe, tugeze mu gihe gikomeye. Impamvu uri jambo Rabagirana harimo byukura bagirane, harimo ububyutse, harimo kumurikirwa n'umucyo mwinshi. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Hari ibintu byinshi cyane Umwuka Wera yarahishe, hari ibintu byinshi cyane bimaze igihe bihishe, Umwuka Wera yanze gutangaza igihe kitaragera. Ubu tuvugana ibyo bintu bigiye kujya gute? Bigiye guhishuka. Abantu dukunze kuganira, bakunze kubahereza amagambo asa nk'ari hishurirwa ari rishyashya. Hari ijambo rivuga ngo mu Bakorinto ba mbere, reka turisome. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 2
Abakorinto ba mbere igice cya kabiri nk'umurongo wa kabiri, Abakorinto ba mbere igice cya kabiri umurongo w'icyenda aravuga ngo ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Kera najyaga nsoma umurongo nkagira ngo ibi bintu ugutwi kutigeze kumva, ibyo ijisho ritigeze rireba, ibitigeze byinjira mu mutima w'umuntu, nkagira ngo tuzayibona tugeze mu ijuru. Akenshi cyane niyo twigisha turavuga ngo muri tugera mu ijuru ngo tuzumva ibyo ugutwi kutigeze kumva. Nibyo koko, ibyo ntabwo nabihakana kuko hari byinshi cyane tutarumva tuba tugezeyo, ariko hari ibindi Umwuka Wera amaze guhishura kandi yavuze gutyo. Nibiwo murongo ukurikiraho rero wa 10 abantu batakunze gusoma aba ngo ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Biratangaje cyane, bya bintu gutwi kutigeze kumva, bya bintu amaso atigeze abona, bimwe bitigeze byinjira mu mutima w'umuntu. Ayo niyo makuru Umwuka Wera aduhishuriye ari kugenda atanga. Rero bavandimwe, iyi shene nicyo ngikimaze, amatwi yanyu agiye kumva ibintu atigeze yumva, kuko si ukwirarira kandi no kwirarira ntacyo bimaze, ntacyo bivuze. Ariko nanone rero tutavuze Imana nanone idushyize ku mutima, tutavuze ishirirwa yaduhaye, nanone twadufashe rya tara turitwikirije intonga. Rero igihe kirasohoye. Ndibuka mu minsi yagiye ishira, Imana yaduhaye ijambo riri muri Zaburi 119 umurongo w'126 havuga ngo igihe gikwiye cyo gukora ku Uwiteka kirasohoye, kuko bahinduye ubusa amategeko yawe. Igihe gikwiye cyo ku Uwiteka kirasohoye, kuko bahinduye ubusa amategeko y'Imana, ari ryo jambo ryayo. Bavandimwe, najya mbabwira ngo igihe gikwiye cyo gukora ku Uwiteka kirasohoye. Icyo tuzanye nta kindi, tuje gusohoza, tuje kwerekana iyerekwa rikomeye Imana yaduhaye. So rero reka mbabwire amasomo arahari menshi cyane, ngira ngo amenshi ari no mu bitabo twagiye twandika, nk'igitabo gikomeye cyitwa Ijuru n'iryawe. Iki gitabo ni igitabo gikomeye, tuzakigamo, kirimo amasomo akomeye. Bavandimwe, najya mbabwire ngo muri iyi si hariho wese imyemerere myinshi cyane. Ntabwo tuje gucarinjinga ndetse imyizere y'abantu runaka, nta nubwo tukubwiye ngo nta nubwo tuje mu ntambara z'imyemerere. Ariko birababaje kubona hariho imyemerere ibihumbi kandi abantu bari kuvuga ngo bari kujya mu ijuru. Ako kajagari, reka mbibabwira, akajagari kamaze igihe kagiye kurangira, kuko Yesu Kristo arashaka kwimika ijambo rye ry'ukuri, ijambo rituma abantu bahinduka abana b'Imana. Nimba Bibiliya iravuga Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 no 13 ngo cyakora bamwemeye bakizeza izina rye, yaba ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ngabo ntabwo babyaye n'ubushake bw'umugabo n'umugore, ntabwo babyawe n'inyama n'amaraso, babyawe n'Imana. Urwo rubyaro rwabyawe n'Imana, rufite ADN y'Imana, nirwo Imana ikeneye. Abo rero n'abantu babyawe na doctrine yandi ya Kristo. Abantu benshi cyane bagiye bava mu byaha, benshi cyane bagiye bava mu ahantu hatandukanye, muri gahunda twita ngo izisi z'abadayimoni n'akajagari n'iki, ariko bakagira ibyago by'uko n'amadini kenshi cyane abantu binjiramo bagenda bagasanga nta doctrine irimo. Bavandimwe rero, iki gitabo kimaze gusomwa n'abakozi b'Imana batandukanye, cyitwa Ijuru n'iryawe. Kandi abakozi b'Imana twagiye tuganira bakambwira ati twasomye ibitabo byinshi cyane, twize amateoloji, ariko mu by'ukuri doctrine ya Kristo irimo aho ngaho, mu by'ukuri natwe yaduha urufatiro twumva ko dukomeye. Rero ndagira ngo mbabwire ngo iki gitabo umuntu kizafasha cyane, ntabwo abantu bose muri rusange mbari kuvuga, nubwo mu by'ukuri ijuru rigenewe abantu bose kuko Imana yabiteguye, ariko iki ni igitabo kizafasha cyane cyane mbere na mbere abakristo. Iki gitabo kikuvana muri confusion z'ibintu byinshi cyane, imyemerere iriho muri no misano bafite ibibazo by'imyemerere bigenda byaduka, ugasanga abantu bafite ikibazo, bamwe bafite ikibazo cy'amategeko, abandi bafite ikibazo ngo cy'abanyabuntu, ngo baje hari abanyabuntu bari kuvuga ngo dukore ibyo uko twishakiye. Abo bitwa abanyabuntu nabo ugasanga bari gutuka abanyedini, muri mu bujiji, muri mu mategeko ya Mose. So rero iki gitabo cyo gikora kiraguhumura ukamenya ukuri kose
kwa doctrine ya Kristo. Muri iki gitabo uzamenya neza za concept of sin, icyaha ni iki mu by'ukuri, biblical ni biribwa yita icyaha. Ni gute wasobanukirwa neza isezerano rya kera ugasobanukirwa isezerano bishya? Ni gute wamenya ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera uburyo bwasohoreye muri shya? Ntabwo dufata isezerano rya kera ngo turijugunye cyangwa se ngo dufatire ishya turigire gute. Ijambo ry'Imana guhera mu itangiriro kugeza mu byahishuwe ni rimwe, uwo rivuga ni Kristo. Iki gitabo iyo ugisomye ukakirangiza birangira wamenye mu by'ukuri ufite uri ku rufatiro ruzima rwa rundi rwubatswe, rwa rundi rwakizweho n'intumwa n'abahanuzi. Yani Kristo warushyizeho, hanyuma intumwa n'abahanuzi nabo barubakaho, natwe rero nirwo twubakiyeho. Muri iki gitabo kirimo amasomo meza cyane usoma ukamenya. Hari amakonsepti menshi cyane atazwi, konsepti y'agakiza salvation, konsepti yo gukiranuka righteousness, konsepti mwuka wera ninde, mwuka wera ninde. Bavandimwe, harimo amasomo meza anejeje. Iki gitabo rero iyo kimaze kuko chapitre za mbere nakwitabonetse nk'igice cya mbere kiguha amasomo na doctrine mu by'ukuri yo kutajegajega, hahandi ubura umwana w'Imana utakangwa ngo n'ibintu byinshi cyane biri hano hanze ahangaha n'inyigisho zitandukanye. Bavandimwe, nigeze gusobanura cyane abantu bambaza ngo ariko mu by'ukuri kukingwa amadini ngo adahuza kandi akenshi avuga yose ko akorera Imana. Nigeze gusobanura abantu rero isomo rikomeye ryo muri Yesaya igice cya 4. Yesaya arimo approach itari guhanura ibintu bizaba nyuma Yesu Kristo amaze kuzuka, uburyo hazaza amadini menshi cyane afite doctrine zayo bavuga ngo tuzasanga uwo mugabo agire gute, tumwitirirwe, ariko turagize ngo twishake ibiryo byacu arizo doctrine, twishake n'imyambaro yacu, ariko gukenduka kwabo. So rero mu by'ukuri bavandimwe, hariho Imana imwe, tubimenye. Hari Imana imwe, hariho kwizera kumwe, hari ikiringiro kimwe. Rero mu by'ukuri uko kwizera kumwe bivuga no kuwe, iyo Mana imwe ni iyi. Rero doctrine yuzuye ya Kristo iri mahanga. Iyo rero umaze kumenya uko kuri kose, ukavuka neza, ukaba umwana w'Imana, ukubaka ku rufatiro. Muri iki gitabo harimo igice cya 2 kivuga ngo izihirwe mu buzima bwa Kristo. Abantu benshi cyane bakunze kugira ikibazo wenda se cyanyuma yo gukizwa, cyanyuma kuba umwana, cyanyuma yo gushingwa muri Kristo. Ubwo buzima rero bwo kurabagirana sase, bwo guhesha icyubahiro, bwa glorification, bwo kwerekana icyubahiro cya data wa twese, cyo kwerekana kuko Bibiliya bavuga ngo Abakorinto 2:5-14 avuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata uko twemejwe yuko ubwo umwe yapfaga bose bapfuye, kandi ngo yapfire bose kugira ngo abariho badakomeza kuba ku bwabo. Iyo umaze kuvuka wabaye wa Kristo, ntabwo ukiri wawe ngo wigenge. Ubwo buzima rero bwo kurabagirana, ubwo guhesha icyubahiro data wa twese mu bwami bwe, nibwo buri mahanga muri gitabo mu gice cya 2. Igice cya mbere kirakubyara ukava mu kajagari kose k'imyumvire y'imyemere yagiye ishingwa n'Imana y'iki gihe ariyo Satani. So rero nyuma rero ubuzima buhesha data icyubahiro nibwo umenya muri iki gitabo. Mu by'ukuri iki gitabo kikugira umukristo mwiza, umuturage w'ijuru mwiza, udashidikanya ijuru, utirigurira ngo Mana ngo uzampa ubugingo. Iki gitabo kirangira ufite ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho ni ubuzima bw'Imana. Bene izo concept zose zimara akajagari, zituma utamenya identity muri Kristo, mu by'ukuri iki gitabo nicyo kije gukemura. Kigutereka muri Kristo neza, ukaba umwana w'ijuru 100%, ukaba umutahajuru 100%, kandi ukaba mwisi uyobowe n'umwuka wera, uzi niki kuyoborwa n'umwuka wera. Nta muri kwivuga nuko mu gitabo kindi ngiye kubabwira, Bibiliya ivuga Imana y'iki gihe, uburyo Satani yigize Imana, uburyo yigira Yesu, uburyo nawe ngo atanga icyitwa umwuka wera. Abantu benshi cyane buzuye ibyitwa umwuka wera, bavuga no mu ndimi yewe, ariko atari umwuka wera. Abo ngabo bakira agakiza katariko. Bibiliya inavuga yuko ngo babyawe n'ubutumwa bundi. So rero icyo nkubwira, iki gitabo gitanga fondasiyo yuzuye, kandi kamabwira ubu byutse Imana igiye kuzana, impinduka Imana igiye kuzana muri iyi minsi ya nyuma, bisaba ngo
ube ugize gute, ube wuzuye ijambo ry'Imana mbere na mbere, uri ku rufatiro ruzima. So rero ngira ngo hano harimo amasomo menshi, tuzatanga amasomo rero umunsi ku munsi. Ngira ngo reka tubemerere mu matangira mugiye kujya mubona ibiganiro bibiri mu cyumweru, ngo mu kwezi wese n'ibiganiro bine. Ariko uko muzarusha kutwereka yuko muri kudukurikirana, muri kunezererwa, muri kwinjira mu ishurirwa, tuzabyagura bibe byinshi cyane, kuko iringiri ni itangiriro. Rero uretse iki gitabo, urumva iyo wanditse igitabo ubutanze ikintu gitoya, hari ibindi byinshi cyane nandi mahishurirwa y'ubutumwa bwiza atari mu iki gitabo tuzayerekana. Nyuma rero icyo gitabo rero nubundi kuko ibyo tubabwira twebwe ntago ari kuvuga amagambo gusa, ni ibintu biba bifite facts, kuko iyo wageze mu kwizera, iyo wageze mu guhishurirwa ukanandika ugatangariza abantu isi yose, nuko ibyo wakoze biri seriye cyangwa se tuba tubikomeyeho cyane. Ikindi rero ni igitabo gikomeye cyitwa Imana y'ukuri ndetse n'Imana y'iki gihe. Bavandimwe, iki ni igitabo gikomeye tumazeho iminsi tucyandika, ariko nk'uko nabibabwiye n'ubundi ntabwo ibirimo aribwo bwa mbere abantu babyumvise, kuko twagiye twicana n'abakozi b'Imana batandukanye, dusharinga cyangwa se tubasangiza iyerekwa Imana duhaye, aribwo bamwe baje batubwira ati ibyo bintu Imana iguhaye, ibyo bintu iyo ishurirwa natwe Imana, amakuru twari dufite Imana yaduhayeho. So rero nashimye Imana cyane. Ndibuka nyine nkuko bibabwiye ngitangira tukivuga uburyo ingobyi ya Eden iri mu Rwanda, bamwe bati umusaza araje noneho, ngo gusara ngo nukugira gute, bambwira amagambo menshi, wone se abagiye babibona ku YouTube bamwe na bamwe. Ariko ndajya mbabwire ngo hari abakozi b'Imana bo muri Afurika, hari abakozi b'Imana bakomeye muri East Africa twese twemera, hari abakozi b'Imana batandukanye bari ku migabane itandukanye, i Burayi, muri Amerika. Abenshi bahise bavuga ngo komereza aho ngaho. Natwe ibyo bintu Imana yarabiduhaye, twibazaga uburyo bizaba published, bikaba proclame, bigatangazwa. Imana iguha umugisha. Ndetse bavandimwe najya mbabwire, nsa nk'uwahanuye mvuga gutyo, ariko hari n'abantu benshi cyane bafite n'amadetaye kundusha. Ni mpamvu nabwiye ngo irabagirana Family TV sijye muzabona testimony, muzabona ubuhamya bw'abo bagabo b'Imana batandukanye, muzumva bari guhamya ibingi turi kuvuga. Kamabwire hari ijambo rikomeye mbere ko twinjiramo hano, mvugeho bikeya, kuko turi gutangira, turi kufungura ishene, ariko hari ibintu byinshi cyane no gutangira. Rero reka tubasomere ijambo ryo muri Yesaya ibice 19. Yesaya ibice 19. Ubundi abantu batazi ibintu byinshi cyane by'amahishurwa, hari ibintu bikomeye cyane bigiye guhishuka. Yesaya 19 ivuga u Rwanda. Yesaya 19 ivuga ubundi Afurika, ivuga Afurika kuko burya tugiye kutanya tuba ngo Egiputa. Iyo usomye Afurika usanga Afurika ntabwo iryo jambo riba muri Bibiliya. Iyo Bibiliya ivuze Egiputa ntabwo iri kuvuga iriya Misiri hariya. Egiputa ubundi ni imvugo ya Bibiliya ibivuga Afurika. Akenshi batavuze Egiputa bavuga Ethiopia, bavuga black people, abanwari. Ubwo ngubwo uburyo baje gutura inahangaha nabyo bageze inahangaha tuzabibabwira. Ariko twibuke yuko nanone iyo tuvuga ko Eden abantu bose bakomoka ahangaha mbere na mbere, ariko nyuma y'umwuzure baje kugenda baza kugaruka. Rero uburyo baje gutura inahangaha nibyo tuba tubabwira. Ariko rero hari ubuhanuzi bukomeye tubona muri ijambo ry'Imana. Kenshi cyane abantu iyo bari kusoma ibintu ijambo ry'Imana cyangwa se ubuhanuzi bwo mu minsi ya nyuma, bakunze gusoma ibitabo bya Danieli, ibitabo byihishurwa n'iki bambaye n'ibyahishuwe. Ariko reka ndagiye mbabwire, hari ibindi bitabo bikomeye cyane by'abakozi b'Imana, by'abahanuzi, abangaba bo muri Bibiliya bahanuye biza mu minsi ya nyuma tugomba kwitaho, cyane cyane ubuhanuzi bureba Afurika, ubuhanuzi bureba u Rwanda. Bavandimwe, ibi turi kubabwira amuzihangane mu bikurikire, ibyinshi ntago byari bizwi. Ni ibintu bishyashya kandi ngo akenshi ngo imihini mishya itera mu bavu. Ariko ndagiye mbabwire jewe igishikana bifite cyarashize, kuko tugitangaza ibintu bya mbere bamwe baradututse, abandi baraduhindura abasazi. Ariko
tumaze kumva ubuhamya bw'abantu bakomeye mu isi, abantu baba professeurs za Amerika, abantu babiriza mu Burayi, abakozi b'Imana mu karere k'iyaga bigari, bahise baresponding bavuga ngo ubwo no ubutunzi twari tumaze iminsi tubitse, n'ubuhanuzi tumanye igihe, ni ibintu Imana tubwiye komera. Narishimye cyane. Rero burya kenshi cyane reka tunakosorane, Bibiliya iravuga ngo usubiza atarumva ari acyumva, ukahita usubiza ucyumva ngo bari umupfapfa. Burya bisaba ngo wumve niba umuntu atangiye umukurikirane, wiyita wita umusazi umuntu agitangira kuvuga. Niko bivuga ngo usubiza bakimubwira abari umupfapfa. Ikiranga umunyabwenge nuko yo buseriva. Rero isomo rya mbere ushobora kutazaryumva neza, iri rya kabiri uzakurikirane, uzarangira nawe uri kurabagirana nkuko iyi televiziyo yacu, iyi chaîne yacu ibivuga. Yesaya igice cya 19 rero umurongo wa mbere haravuga ngo ibihanurirwa Egiputa, ibihanurirwa Afurika, dore Uwiteka ahetswe n'igicu cyihuta aragenda ajya muri Egiputa. Ibishushanyo bya Egiputa bizanyeganyegera imbere ye, umutima wa Egiputa uzayagira mu nda. Iyo dukomeje umurongo wa 19 wa 19 avuga ngo uwo munsi hazaba igicaniro cyubakiye Uwiteka mu gihugu cya Egiputa hagati, kandi ku rugabano rwacyo bazashingira Uwiteka inkingi. Bavandimwe, ibi ni ibintu bikomeye cyane, ibi ni ibintu bikomeye cyane. Twagiye dusobanura muri iki gitabo muri chapitre yitwa ububyutse bugiye kuza mu isi, buhereye muri East Africa, buhereye muri Afurika. Ni amasezerano hari yuko isaha ya nyuma y'isi ni Afurika, ariko Bibiliya ivuga yuko ubwo buhanuzi buzahera muri Egiputa mo hagati. Nimba twababwiye yuko Egiputa na Afurika, Egiputa mo hagati, murabizi ko mwese yuko iyo dusobanura u Rwanda tuvuga ngo u Rwanda c'est un pays localisé au cœur de l'Afrique. U Rwanda nicyo gihugu kiri mu mutima wa Afurika. Hari n'umurimbyi wacu warimbye aba ngo isoko ya Nili iri mu mutima wa Afurika. Rero iyo tuvuga ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane. Imana iri kwivugira ngo iraje muri Egiputa, noneho rero ize ikora iki ngo ishyira igicaniro cyayo kijye kubakwa hehe, kijye kubakwa muri Egiputa mo hagati, muri wa mutima wa Afurika ariho mu Rwanda, kuko byagiye bimenyekana. So rero bavandimwe, n'ibintu bikomeye tugiye kuzababwira, uretse iri jambo ry'Imana ryavugiwe muri Yesaya n'indi mirongo tuzabeka myinshi cyane muri Bibiliya, kuko urumva Uwiteka araje aje muri Egiputa mo hagati. Mugiye kumva ibintu bikomeye. Uretse rero nibi bihamya, hari n'ubundi butumwa Imana yagiye abakozi Imana batandukanye mu isi yose, bavuga mu Rwanda, bavuga muri kano karere k'ibiyaga bigari, bavuga muri East Africa, bavuga na Afurika muri rusange. Najya ngombwa abanyafurika yuko igihe cyageze ngo Afurika tugaruke mu murage wacu. Kera Afurika cyari igihugu gikomeye cyane, murabizi ko civilisation ya mbere y'isi yabonetse muri Afurika, muri Egiputa ya mbere. Afurika ni igihugu gikomeye cyane, ni igihugu Aburahamu yahungiyemo, cyajya gihamagarwa. Afurika ni igihugu gikomeye cyane, Yesu Kristo nawe yahungiyemo, cyajya udashaka kumwica. Kera Afurika cyari igihugu cy'ubuhungiro, Imana yacu yambaye umubiri yayihungiyemo. Murabizi ko Afurika cyari igihugu gikomeye cyane, cyagiye ku gihe cya Farao, uriya izina rye ntago ndi kuryibuka neza, hariya Yosefu yagiye yubaka ubukungu bukomeye mu isi yose, ubwinzira ateraga mu isi yose. Afurika nicyo igihugu cyari gikomeye cyane, indi migani yaje guhahiramo. Rero igihe cyaje kugira hano muri Yesaya barivuga ngo izabateza ngo umwami w'umunyamwaga, uvugwa hano ku murongo wa kangahe, ngo ngira ngo n'umurongo wa 4, ngo abanyagiputa nzabagabeza umutwaro w'umunyamwaga. Harimo iyi colonisation yageze gute, yaje gukorwa, bigenda bite, Afurika ica mu kaga gatandukanye, ariko Imana ivuga yuko izagaruka kuri Afurika. So rero Afurika kwigarukaho, niyo dusomye umurongo wa 17 aravuga ngo igihugu cya Yuda kizahinduka icyo gutera Egiputa ubwoba, uzakibwirwa wese azatinya kubw'imigambi Uwiteka Nyiringabo yagambiriye kuri Egiputa. Tugiye kwereka uburyo igihugu cya Yuda ni igihugu cy'u Rwanda. Ubundi tuzareka uburyo tuzabisobanura byose uburyo igihugu cya Yuda ari igihugu cy'u Rwanda.
bishatse kuvuga ikizasa rero tubabikiye ibintu byinshi cyane hano muri iki gitabo Imana y'ukuri n'Imana y'iki gihe n'ijambo Imana ubwayo hari abayumva bashobora kugira ibibazo bikomeye cyane ku ijambo ryitwa Imana kubera ko mu busesenguzi bamwe bavuze ngo Imana mu gihugu cy'Igisumeriya ahantu ubona yuko Aburahamu bakomokaga hari muri uriya bakawidaya ubundi Aburahamu ahuza DNA n'abanyarwanda tuzabereka muri gitabo hari n'indi mibagiye bahuza rero cyane cyane mu mico yaho hari ikigomana cyitwaga inana aricyo gihuza n'ikindi twagiye dusobanuramo hano bagiye bavuga bagira impungenge ku ijambo inana bavuga ngo niho hakomotse Imana nanjye kugira ngo nandike ijambo Imana nakoze intuza nyinshi cyane ndetse n'abanyarwanda ubwo bazaga inahangaha nzababwira icyiciro bajemo bavuye muri Misiri nawo umuryango mu rubyaro rwa Aburahamu nabo basengaga Imana yitwa Amena hari ababyitiranye bavuga ngo ni Amoni yacyakirwa Imana cyo mu Misiri cy'izuba ariko najya mubabwire ngo ni ibintu birebire cyane najya mubabwire ko na Yesu ubwe yise ngo Amena umugabo wo guhamya ubwo aha hose kugira ngo tunandike Imana nabanje gukora analize zikomeye cyane kugira ngo tuvuge Imana y'ukuri Imana y'iki gihe ijambo Imana ni muri gihe kibazo kuko n'ubundi byarangiye twerekanye izina ry'Imana ni irihe biri muri iki gitabo Imana y'ukuri ni iyihe bavandimwe rero hano tubitsemo ibintu byinshi cyane amahishurirwa Imana yaduhaye muri kino gihugu cyacu muri kano karere mu isi yose umwuka we hari ibintu byinshi cyane yarahishe arabiduhishurira so rero reka mbizeze muzafashwa Uwiteka araje mu gihugu araje mu Rwanda araje muri Afurika igihugu cya Yuda kigiye ngo gutera erega abavandimwe mugiye kumva ibintu reka mbabwire ikintu gikomeye cyane abantu bari gutangazwa wenda se na systeme z'isi ko ziteye ubu ngo abanyedini benshi cyane batakurikirana ijwi ry'umwuka wera ufite ikibazo cy'ibyo muri kubona byamugana biri guhungabanya isi abandi muti turashize tugiye gushyirwa ibimenyetso n'iki n'ibiki Satani ari gupanga gahunda ze nibyo kuko afite imigambi yo kugira ngo afate isi gutya ariko isi ni y'Uwiteka Daniel yahanuye ubwami bune buzagenda bujye gute bukurikirana mu isi ariko nyuma yaravuze ngo nyuma y'ubwo bwami bune tuzabireka byose ko amateka yisateye ngo ibuye rizaza batazo riturutse rize risenye bya bintu byose bavandimwe kababwira abenshi batabagira ngo nirabuca kwakuza kwa Kristo cyangwa se hari n'abagira ngo ubu bwami ngo ni bwa bw'imyaka 1000 oya bavandimwe ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwo bugiye kuba ikimenyetso cyo guhamiriza amahanga cyangwa gukosora isi ntabwo Yesu azaza gutyo asa nk'uwihishe oya ubutumwa bw'ubwami bugiye kuza kwigishwa Yesu Kristo wapfuye akazuka agiye kwerekana icyubahiro cye mbere yuko agira gute mbere ko azamura itorero ubwo bwiru bwahishwe rero izo mbaraga zitigeze zimenyekana zigiye gwishuka bya bindi amaso atigeze areba n'amatwi atigeze yumva mwe bitigeze byinjira mu mutima w'umuntu ibyo ngibyo Imana igiye gwishura rero muri agace ka mbere reka mbe soreje hanga tuba ikintu byinshi cyane tuzatanga amasomo ni mu gihe ibibazo muzajya mubaza atubasubize ubu ntangiye nyine gutya muzana n'abandi bakozi b'Imana kandi dufunguye urubuga iyi ni Rabagirana Family TV nawe uyu muryango uhawe karibu uhawe ikaze kugira ngo nawe uze dufatanye gusohoza iyerekwa Imana iduhaye kuko nzi ko abantu b'Imana mwahamagawe muri benshi cyane reka duhuze imbaraga ubundi iby'Imana ishaka bisohoze kandi ndize ko iyabigambiriye no kubikora izabikora yatangije umurimo no kusohoza izawusohoza igihe rero gikwiye cyo kurabagirana ni iki ngiki yukurabagirane kuko umucyo wawe waje kandi ubwiza bw'Uwiteka burakurasiye murakoze rero turi kumwe nawe utaha